Mu myaka ya kera cyane habayeho umugabo wari umucuruzi w'umuhanga, akagira urugwiro, akagira urukundo, akagira ubwenge bwinshi, agakunda abantu, agakunda ibintu, mbese yakundaga ibinyabuzima byose muri rusange, kandi akagira ubuntu n'urugwiro ku buryo bwagaragariraga buri muntu wese ndetse bikagaragarira na buri kinyabuzima cyose. Uwo mugabo yari afite imbwa yakundaga, akagira n'ifarasi yakundaga. Imbwa yajyanaga guhiga n'ifarasi yajyanaga agiye kurangura. Iyo farasi yabonaga sebuja ari gukina n'imbwa ye cyangwa se yagiye guhiga n'imbwa ye, yagiraga ishyari kuko yifuzaga ko yahora kuko iyo farasi yifuzaga ko yahora ikina na sebuja gusa, cyangwa se sebuja agahora ayitaho yo yonyine kandi ntagire n'ikintu ayikoresha. Kandi mu by'ukuri sebuja yagiraga urukundo ku buryo yifuzaga ko buri tungo rye cyangwa se buri bantu be na buri kintu cyose yari afite yakigenera igihe, kandi buri kimwe cyose akagira icyo agikorera kandi nacyo kikagira icyo kimukorera. Umunsi umwe yafashe ifarasi ye bajya guhaha nk'uko bisanzwe bagiye kurangura. Mbere gato y'uko bagera aho baranguriraga byabasabaga kurenga umugezi wari uri aho ngaho, kuko nta teme ryahabaga, byasabaga guca mu mugezi, ariko ntabwo amazi yari menshi cyane ku buryo batari kubasha kuyacamo. Mu gutaha bavuye kurangura umunyu, ifarasi kubera umushiha n'ishyari no gushaka guhimana byayibagamo, bigeze muri ya mazi ishaka uburyo yata wa munyu mu mazi, nuko ubwo ihita ayikoresha nk'aho itsikiye, ihita ikubita agafuka k'umunyu yari ifite kagwa mu mazi. Wa mugabo ntiyabigira intambara, baritahira ahomba umunyu we gutyo. Bukeye barongera basubira kurangura, bongera bazana umunyu. Bageze hahandi ifarasi yumva irananiwe. Bageze hahandi kuri wa mugezi, ifarasi nanone ishyari riyizamukamo, itekereza kuntu ariyo bajyanye kurangura bagasiga imbwa iri mu rugo, bakaba bari kwivunisha, umujinya urayica, ihita ishaka kongera guta wa munyu nanone mu mazi. Yitigishije nk'uko yabigenje ubushize, ikubite wa mufuka mu mazi, biranga bimva busa kuko umugabo noneho yari yawuziritse, ariko amazi yahise awujyamo ku buryo umunyu watangiye kugenda uyenga, ku buryo bagiye kugera mu rugo umunyu hasigayemo hafi ya naho ifarasi yishimye cyane, kuko uko umunyu wagendaga uyenga, uburemere bwari ku ifarasi bwagendaga bugabanuka, kandi n'ifarasi yibwira ko ubutaha kubera amadega, kandi n'ifarasi yibwira ko kubera amakosa igenda ikorera shebuja, ubutaha atazayijyana, azajyana imbwa noneho. Shebuja nabwo aratuza kuko yari afite umutima mwiza. Bukeye barongera basubiranayo kurangura, nuko ubwo azirika umunyu kuri ya farasi, barongera baragenda. Bageze kuri wa mugezi, ifarasi nanone iritsikiza, ikubita wa munyu mu mazi, irongera ihaguruka biragenda, kuko wa munyu wari uyiziritseho nanone ntabwo umufuka wasigaye mu mazi, ahubwo umunyu wagiye ujojoba kugeza bageze mu rugo nanone washizemo. Nyiri farasi kubyitegereza arareba, aravuga ati ibi ntabyo, iyi farasi ishobora kuba iri kunkorera ibi bintu ibizi.
bukeye basubira kurangura. Noneho wa mucuruzi aho kurangura umunyu yirangurira amapamba, azirika ku ifarasi ye uko bisanzwe, aritahira. Bageze mu nzira, ifarasi kugira ngo yongere imuhime ihita yongera yitsikiza muri ya mazi, ikubita ka gafuka mu mazi, ubundi birikomereza. Igikubita agafuka mu mazi, amazi yahise yinjira muri ya pamba, ya farasi biyibera umutwaro, kuko ipamba yari yoroshye hagiyemo amazi birayiremerera cyane. Ifarasi irababara, ifarasi igenda ivunika, umugabo arituriza. Bukeye basubira kurangura, ayongera ayishyiraho umunyu. Kubera ibyari byabaye kuri ya farasi, none ntabwo yongeye gukubitaho umunyu mu mazi, yaratuje. Kubera icyo gihano iyo farasi yari ihawe, ntabwo yongeye guhimana. Ese guhimana ni iki? Ese ishyari ni iki? Ese ishyari, guhimana byaba bivurwa bigakira? Ese hari ingaruka byaba biteza? Ni Didier Nyituriki, ikiganiro n'isi n'ubuzima, ikiganiro mugezwaho na B2B Outcomes. Ishyari, guhimana. Abahanga mu bumenyamuntu, abahanga mu bumenyi bw'inyamaswa, abahanga mu by'imitekerereze ndetse n'abahanga mu bucurabwenge, kuva kera ndetse kugeza n'ubu, ntibahwema kugaragaza ko ishyari ndetse no guhimana ari kimwe mu byorezo byica abatari bakeya, abantu ubwabo bakica, cyangwa se abantu bagahemukira abandi bakabica. Abasomye Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 26, muzahasanga inkuru y'umuntu bita Gahini n'undi bita Abeli. Uwo Gahini yagiriye ishyari murumuna we Abeli wari watanze ituro, Imana ikarishima ikamuha n'umugisha. Gahini ahita amwica, yibwira ko namwica umugisha we ahita awumwambura. Yamwishe kubera ishyari, yaramwishe agira ngo amuhime maze umugisha we awutware. Akimara kumwica, umugisha we ntabwo yawutwaye, ahubwo mu gushaka kumuhima byarangiye ari we wihimye, kuko n'umugisha muke yari afite yarawuhombye, Imana iramuvuma. Ese ishyari ni gute twarwana n'ishyari? Abahanga bemeza ko kurwanya ishyari nta handi bigomba guturuka atari muri twebwe. Kurwanya ishyari, icya mbere ni ukunyurwa n'ibyo dufite. Iyo wabashije kunyurwa n'ibyo ufite, ntabwo ushobora kugirira ishyari mugenzi wawe, kuko uba wishimiye ibyo ufite, n'ibyo afite ntacyo biba bikubwiye. Urabyubaha kandi ukubaha n'ibyawe, bityo mukabaho neza mwese mwishimye. Iyo ugerageje guhimana, akenshi birangira ari we bigizeho ingaruka mbi. Baca umugani mu Kinyarwanda, igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Mwakoze kubana natwe. Ikiganiro n'isi n'ubuzima, ikiganiro mugezwaho na B2B Outcomes. Tubibutse ko mushobora kugira uruhare mu kiganiro cyacu, mudusigira ubutumwa, like, subscribe na comment. Ikiganiro cyacu nakagaruka.